basigarana igicaniro, basigarana ibicaniro ariko umuriro wo ku gicaniro warazimye. Mbibutsa yuko kugira igicaniro no kugira umuriro ku gicaniro ni ibintu bibiri bitandukanye. Hari abantu basigaranye ibicaniro ariko nta muriro ukirimo. Ndashaka kubivuga amagambo nkabitindaho nkongera nkabisubiramo inshuro nyinshi. Hari abantu basigaranye amazina bari bafite bagitamba ariko ayo mazina barayasigarana ariko umuriro wo gutamba ukabutakiri muri bo. Mu yandi magambo basigarana izina y'ibyo bakoraga ariko ibyo bakoraga byaragiye. Mu yandi magambo niba baritwaga izina runaka bitewe n'umurimo bakoraga batagikora uwo murimo ariko bagasigarana rya zina kuko bakiwukora. Ariko nawe nkubaze ngo mbese umuriro wo ku gicaniro uracyaka mu buzima bwawe? Haleluya. Wowe mukozi w'Imana, wowe wakoreraga Imana, wabanaga n'Imana, wiheranaga n'Imana, mbese umuriro ku gicaniro uracyari muri wowe? Mbibutse yuko iyo umuriro w'igicaniro ukiri muri wowe hari ibintu byo bikoreka mu buzima bwawe. Ndavuga nka 2 cyangwa 3 asigaye dusoreza aho ngaho. Ikintu cya mbere, uyu murimo w'umwuka wera, umuriro w'umwuka wera uri muri twebwe. Duhora dusenga, kandi iyo duhora dusenga uyu mwuka wera adushoboza gusenga uko Imana ishaka. Ntabwo dusenga dukurikije amarangamutima yacu, ntabwo dusenga dukurikije ibyifuzo byacu, ntabwo dusenga dukurikije ubushake bwacu, ntabwo dusenga dukurikije ibyo twifuza. Dusenga dukurikije ibyo kamere y'Imana yifuza ku buzima bwacu. Data wa twese turagushimiye, turaguhimbaje kuko uri umwami mwiza, tuguhimbaje kuko uduhaye amahirwe kongera kugaruka imbere y'ubwiza bwawe muri ritaraniro ryiza uduhaye kugira ngo dusangize ubwoko bwawe bidushize ku mutima. Turagushimiye kuko ari we Imana imenya imitima, ni wowe ndora imitima y'abantu bawe, ni wowe uzi ibyo abantu bakeneye, ni wowe uzi ibyo abantu bifuza, ni wowe uzi icyagira abantu bawe umumaro. Niyo mpamvu nsenze mu mbaraga z'umwuka wera w'Imana, mu mutwaro n'ubushobozi bwawe, kugira ngo urwanye imbaraga zose zatuma ijambo ryawe ritegera ku bwoko bwawe. Ndasaba kugira mwuka wera w'Imana tubashishe, mwuka w'Imana dushoboze, mwuka w'Imana tubemo, mwuka sangwa tubamo, mwuka w'Imana dukoreshe iby'ubutwari mu izina rya Kristo Yesu. Ijambo ryawe rigere kuri benshi bashoboka, kandi kunyemerera ijambo ryawe ribe nk'imbuto nziza igera mu butaka bwiza, kandi ryera imbuto nyinshi. Kasigaye mwami bari baremerewe n'imitwaro y'ibyaha, bari baraguye mu buryo bw'umwuka, bongere basubahaguruke, bongere bagukore mu kuri kose. Urakoze ryo kubana nanjye, kandi uri kushoboza muri byose, mu izina ryo watubambiye Yesu. Amen. Reka tuganire ijambo ry'Imana. Imana ishusho ku mutima kuri uyu munsi. Ku batanzi bafunguye video bwa mbere cyangwa se baje kuri icana bwa mbere, amazina yanjye nitwa Semahoro Teofile, ndakijijwe, ndi umugabo, mfite umugore, mfite n'abana, kandi nkunda Imana n'abantu bayo. Rero reka tugire muri uyu mwanya mwiza tugiye kuganira ijambo Imana ishusho ku mutima. Naganirijwe n'Imana muri iri jambo rivuga ngo mbese umuriro ku gicaniro wawe uracyaka. Ni ikibazo nahaye nkubaze, urisubiza kuko urisuzuma, uriyizi, nanjye ndiyizi, buri wese ariyizi. Wongere wibaze ngo mbese umuriro ku gicaniro cyawe uracyaka? Cyangwa twisuzume twibaze ngo ese nukuri iminsi maze narakishijwe, iminsi maze narakiriye Yesu umwami n'umukiza w'ubuzima bwanjye, umuriro ku gicaniro uracyaka? Naganirijwe muri aya magambo, nongera kwibuka indirimbo, nimo guteka kuri aya magambo, nibuka indirimbo umuririmbyi yaririmbye kwibuka ibihe byiza, aravuga ngo sizibagirwa igihe nakizwaga, sizibagirwa bya bihe byiza, sizibagirwa bya bihe byo gukumbura kubana n'Imana. Haleluya. Sizibagirwa bya bihe nagiraga byo gusenga Imana, sizibagirwa bya bihe byo gusoma ijambo ry'Imana, sizibagirwa bya bihe byiza nagiraga byo gukunda guterana kwera, sizibagirwa ibihe byiza bya nibature, sizibagirwa ibihe byiza byo kubyuka saa 9 byo gusenga Imana, sizibagirwa ibihe byiza by'amasengesho, sizibagirwa ibihe byiza byo kwigiriza, sizibagirwa ibihe byiza nagiraga byo kubana n'Imana. Ibyo bihe rero nibyo nshaka nongere wibaze ngo ibyo bihe uracyabigira? Ibihe wumvaga ijwi ry'Imana, igihe waganaga n'Imana ikakubwira ibyo gushakaho nawe ukayibwira, ibyo bihe byiza uracyabigira? Niba ukibigira uha Imana icyubahiro, kandi niba wumva warakamutse, niba wumva waranamutse, niba wumva ibyo bihe byaragiye, ni wowe natumweho kugira ngo wongere ucane itabaza ryawe, wongere ucane igicaniro cyawe. Rero reka dusoma aya magambo tugiye kwifashisha muri kano kanya, asigaye twongere twibaze ngo mbese igicaniro cyanjye, umuriro ku gicaniro uracyaka? Imana tubwire neza. Turasoma mu Barewi ibice 6 umurongo wa 5 ndetse n'umurongo wa 6. Abarewi ibice 6 umurongo wa 5 n'umurongo wa 6 haravuga ngo umuriro wo ku gicaniro
umuriro wo gucaniro uhore waka ntukazime. Umutambyi ajye awushyiramo inkwi uko bukeye, awushyiremo igitambo cyo koswa igihe cyose cyo koserezamo bwawo, woserezemo urugimbu rw'igitambo by'ukuri bikubara amahoro. Umuriro wake ku gicaniro urudaca ntukazime. Ndasubiramo uyu murongo, umuriro wake ku gicaniro urudaca ntukazime. Imana tugire neza. Bene data, reka dufatikanye gutekereza kuri aya magambo, dufatikanye kongera kwisuzuma, kuko umwanditsi yaratse aravuga ngo wakwisuzuma ntiwagibwaho n'urubanza. Nakwisuzuma sinagibwaho n'urubanza. Umutima wawe niwo wuzi, nanjye umutima wanjye uranzi. Turaziranye, tuziranye n'Imana, tuziranye niba igicaniro cy'icyaka cyangwa umuriro w'igicaniro wo kwaka cyangwa warazimye. Rero ndashaka kongera ko twibukiranya ibi bintu, turibukiranya mu isano rya kera uko gutamba bwari bimeze. Sinza mu mihango yo gutamba, oya, ndavuga ibintu nka 2-3 gusa abatambyi bagomba gukora. Asigaye ngaruka mu isano rishya nongere nibaze ngo ese mu isano rishya dutamba mu buhe buryo? Se turacyatamba cyangwa se byane mu buhe buryo? Rero ayo niyo magambo nahawe. Rero mu isezerano rya kera iyo usomye ijambo ry'Imana bitubwira yuko kugira ngo abantu bongere basabane n'Imana, kugira ngo abantu babane n'Imana, abantu baganire n'Imana, byasabaga umuhuza w'abantu n'Imana, kandi uwo muhuza nta wundi yari umutambyi. Imana tugire neza. Abantu bakera barafite ikibazo gikomeye cyantangaje cyari kibabaje, ni ukuvuga ngo kugira ngo basabane n'Imana, kugira ngo bahure n'Imana, byasabaga undi muntu wa kabiri witwa umutambyi, kandi uwo mutambyi nawe akabitwarira imbere y'Imana. Ikintu cyane ubwoba iyo usoma aya magambo nuko abatambyi nabo iyo bageraga imbere y'Imana, kandi nabo bagiye kwitwarira abandi byaha byabo, niyo bageraga imbere y'Imana, ariko nabo Imana itarimo kubabona neza, naho barahapfiraga. Ibaze umuntu agiye kukwitwarira imbere y'Imana, yagera imbere y'Imana, niba atarakoze neza, niba afite ibyo aregwa, nabo bagapfira imbere y'Imana. Bibiliya impamiriza yuko bagombaga kuba bamuziritse kandi bafite amayugi, bafite ibintu bivuga ku maguru yabo. Ni ukuvuga ngo iyo babaga batejejwe bakagera imbere y'Imana barapfaga. Nta muntu watinyukaga kugera imbere kugeraho yarari ku gicaniro ngo abakure, ahubwo barakururaga wa mugozi kugira ngo abakureyo yongere basubize aho bagombye kuba. Rero reka nkubwire aya magambo, Bibiliya impamiriza neza yuko abantu uwo murimo wo gutamba w'ibitambo bikozwe n'abatambyi wari uruhije, wari ubabaje, byatumaga abantu badashobora gusabana n'Imana, kandi byasabaga ibitambo mu buryo butandukanye. Rero uwo murimo wo gutamba, bazana ibitambo, bazana intungura, bazana inuma, bazana n'ibindi bitandukanye, wari uruhije, wari ubabaje, kandi bibutse yuko ntabwo abantu bose bari bafite ubushobozi bwo kuzana ibyo bitambo. Rero bituma uwo murimo wo gutamba utaba mwiza ku bantu benshi, utanezeza abantu. Ariko mbere yuko nguvaho, reka mbibutsa aya magambo make yantangaje. Hari imyambaro yari igenewe abatambyi, hari imyambaro abatambyi bagombaga kwambara kugira ngo bashobore gutamba neza. Cyo ni ikintu cya mbere. Ikindi cya kabiri, bagomba ngo guhora bari maso, babereye maso umuriro ku gicaniro, kugira ngo uwo muriro ku gicaniro uhora ushyitse, uwo muriro ku gicaniro uhora umuriro waka, ubara umurimo muzima, uwo muriro utazagira gute, utazigera izima. Mu yandi magambo, bari bameze nk'amazamu babereye maso igicaniro kugira ngo umuriro ku gicaniro ntuzigere uzima. Ikintu cya gatatu cyantangaje ku bijyanye no gutamba, Bibiliya irambwira ngo bagombaga kurinda uwo muriro uko bukeye nuko bwije. Bagomba guhora ku gicaniro, ntibagombaga kuwuvaho, bagomba kuwuhoraho igihe icyo ari cyo cyose kugira ngo wa muriro wo ku gicaniro ntuzazima. Ikintu cya kane cyantangaje, ngo bagombaga guhora benyegeza, bagombaga guhora benyegeza kugira ngo barebe mbese uyu muriro nuzimye bizagenda gute. Rero ndashaka kubabwira ikintu kimwe cyantangaje kandi nshaka kuvaho mu isano rya kera ngaruke mu gice cya kabiri isano rishya. Bibiliya imbwira ngo iki? Birambwira ngo hari imiryango yitwa Abalewi, nibo bari barahawe uburenganzira, nibo bari barahawe iyo misiyo yo gutambira abandi bakazana ibitambo byabo bakabiha Abalewi nabo bakabiterera imbere y'Imana, bakabitwarira imbere y'Imana, asigaye bagasaba Imana kugira ngo ibabarire ubwoko bw'Imana. Ariko Bibiliya irambwira ngo umutambyi wari uriho witwa Aroni,
Aroni, abana be babiri witwa umwana we wa mbere witwa Nadabu na Abihu, barangize bamenyera umurimo wo gutamba. Imana itubabare, Imana tugire neza. Bene data, natangajwe nyuma kuganizwa n'Imana, hari abantu bamenyereye umurimo wo gutamba. Abantu barawumenyera, bamenyera umuriro w'umwuka wera, bamenyera umurimo w'Imana, barawumenyera, babifata uko babishatse, bakavuga uko bashatse, bagakora uko bashaka, bakagenda uko babishaka, babigenza uko babyifuza. Kubera iki? Kubera yuko bamaze kubona ko umurimo wo ku gicaniro ari umurimo usanzwe. Ariko ndashaka kubatangariza yuko umurimo wo gutamba si umurimo wo gukora uko ushatse, si umurimo wo gukora uko umuntu abyifuza, si umurimo wo gukora uko umuntu abigambiriye. Ni umurimo ugomba gukoreshwa n'umwuka wera w'Imana, Imana ikakwereka uburyo mwabwo bwo gutamba. Bibiliya irambwira ngo iki rero mu isano rya kera, uyu aba bana bombi Nadabu na Abihu, kuko bari baramenyereye gutamba uko bishakiye, ngo bageze igihe bararangara. Imana tugire neza. Abantu bararangaye muri uyu murimo. Abantu bari bafite igicaniro cy'amasengesho, bari bafite igicaniro cyo gutambira Imana, bari bafite igicaniro cyo kuvugana n'Imana, bari bafite igicaniro cy'ivugabutumwa, bari bafite igicaniro cyo kuririmba, bari bafite igicaniro cy'uburyo butandukanye. Ariko baragenda barasinzira, baragenda babivamo, baragenda bararangara, barangize bagahaguruka uko umwanya wari wose, bakagira ngo baracyafite za mbaraga, bameze nka Samusoni, igicaniro cyazimiyeho, umuriro w'igicaniro wamuzimiyeho, agira ngo aracyari wa wundi. Aje kwikunkumura, aje kongera guhaguruka, asanga yarazimye. Hari abantu bazimye, bavandimwe, reka mbabwire ngo hari abantu bazimye, hari abantu bazimye, nongera mbisubiremo, hari abantu mu buryo bw'umwuka bazimye, kubera ko igicaniro cyabo umuriro wabo ku gicaniro warazimye, nabo barazima, ariko kandi ntibamenya ko banazimye. Ariko hari n'abandi bazimye, bazi ko banazimye, ariko bakomeza gutamba kandi bazi ko bazimye. Imana tubwire neza. Rero uyu Nadabu na Abihu bari bazi ko bazimye, bari bazi ko nta gicaniro, nta muriro w'igicaniro bagitunze muri bo, ngo barangize babonye ko umuriro wabazimanye, bagira ngo bagiye kuhesha Imana. Babesha abatambyi, babeshe Aroni, babesha n'abandi bantu, bagira ngo baracyara abatambyi nyabatambyi, kandi barazimye. Ikintu cyanteye ubwoba ni iki ngiki rero bavandimwe. Bibiliya yambwiye ngo kubera yuko bari baramenyereye umuriro wo gutamba, umuriro w'igicaniro, ngo nuko ngo bajya ngo gushaka ngo undi muriro utari uw'Imana yatanze, ngo bashaka undi muriro, ngo bashyiramo undi muriro, bashyiramo imibavu, ngo boserezamo imbere y'Uwiteka umuriro udakwiye uwo atabategetse. Mu yandi magambo, batangiye gutamba uburyo Imana itabahayemo gutamba. Imana tugireze kandi Imana twiteho. Bavandimwe, nshaka kubabwira ngo iki, dufite abantu basigaye batamba mu buryo bwabo atari uko Imana yabahaye. Dufite abantu basigaye bigira abatambyi kandi batari bakwiriye gutamba. Kubera iki? Gutamba bisaba kuba hari imyenda bambara, ndabigarukaho. Bisaba kuba hari uko dushobora kwitwararika. Ntabwo ari ugupfa kuza mu murimo wo gutamba ngo umuntu atambuka ashatse. Imana twiteho kandi Imana tugire neza. Ikintu Bibiliya iduhamiriza ko ijambo ry'Imana ryakoze, ngo Imana yohereza umuriro uvuye mu ijuru, atari umuriro wacanywe n'abantu, atari umuriro uvuye ku batambyi, atari umuriro uvuye ahandi hantu, ngo umuriro uvuye mu ijuru uraza ngo utwika Nadabu na Abihu, barashya. Kubera iki? Bari baramenyereye umurimo wo gutamba, bari baramenyereye ko bagenda bagasambana bakaza bagatamba. Nongeye gutangazwa n'uburyo bene Eri nabo, Hofuni na Finehasi nabo, umuriro w'igicaniro warabazimanye, umuriro w'igicaniro warabazimana, ngo batangira gusambana, ngo bagasambana ariko bagatamba, ngo bakarya inyama bagatamba, ngo bakajabura inyama ariko bagatamba. Kubera iki? Umuriro w'igicaniro mu buzima bwabo wari warazimye, ariko basigara bitirirwa abana babatambye. Bene data, ndakubaza, nanjye ndibaza, ndakubaza nawe wongere wibaze, wisuzume, ntiwaba usigaye witirirwa umurimo wo gutamba kandi utakiri umutambyi? Rero mu isano rya kera, iyo abantu batambaga mu buryo butari bwo, bapfiraga imbere y'Imana. Ariko Imana nyiringabo, Imana nyiribihe, Imana igira neza, Imana y'amahoro, ireba umubabaro wabo, ireba agahinda kabo, ireba gutamba uburyo bigoye, ireba kuzana intungura, ireba kuzana inyamaswa, ireba kuzana ibintu bitandukanye byari bagoye. Iravuga ngo ngiye kuzana umutambyi, haleluya, ngiye kuzana umutambyi umwe ari we Yesu Kristo, ahora dutambira imbere y'Imana, haleluya. Niyo mpamvu Bibiliya itubwira ngo mu isezerano rishya ibintu byose byarahindutse. Izina ry'Imana rishimwe, haleluya. Mu isezerano rishya umurimo wo gutamba ntabwo ukiri umurimo wa buri we, ntabwo ari ukiri umurimo w'abatambyi, wahindutse umurimo wacu twese. Imana ishimwe, haleluya.
niyo mpamvu Petero yabyanditse mu gice cya 2:9. Petero wa mbere gice cya 2:9, Bibiri irambwira ngo ntabwo tukire uwo murimo ukiri wo gutamba kw'abatambyi, ahubwo uwo muriro w'igicaniro ndi kuvuga ni umuriro wa mwuka wera muri twebwe. Nivuga umuriro w'igicaniro, nivuga umuriro dufite w'igicaniro, ndavuga umuriro wa mwuka wera uri muri twebwe mu isezerano rishya. Mu isezerano rya kera baratambaga nk'umuhango, ariko mu isezerano rishya ni umwuka wera w'Imana utuye muri twebwe, ni umwuka wera w'Imana uvugira muri twebwe, ni umwuka wera w'Imana unihira muri twebwe, ni umwuka w'Imana ukorera muri twebwe, ni umwuka w'Imana utwereka inzira, ni umwuka w'Imana utwereka icyo kuvuga, icyo gukora, ni umwuka w'Imana muzima uba mu buzima bwacu. Izina ry'Imana rishimwe. Kandi Bibiri irambwira ngo muri Petero narimvuze ibice 2:9, Petero wa mbere, Bibiri irambwira ngo nuko rero ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe. Ikindi kintu cya mbere cyantangaje, ariko ikintu gikomeye je ushaka kuvugaho, aravuga ngo muri abatambyi b'ubwami. Izina ry'Imana rishimwe. Turi abatambyi b'ubwami, turi ishyanga ryera, turi abantu Imana yaronse kugira ngo twamamaze ishimwe ryaduhamagaye, akadukura mu mwijima w'icuraburindi akadushyira mu mucyo witangaza aryo Kristo. Rero mu yandi magambo, umurimo wo gutamba twahindutse abatambyi, ntabwo tugikeneye umutambyi, ntabwo tugukeneye umuntu utwereka uburyo bwo gutamba. Twabaye abatambyi, Imana yatwemereye uburyo bwo gutamba tukigerera ku Mana. Nta muhuza dukeneye, umuhuza w'isezerano rya umuhuza w'Imana n'abantu ni Yesu Kristo. Iyo ya maraso ye atugaragaraho yahindutse umuhuza kuri twebwe, ni ukuvuga ngo Imana iri muri twebwe, mwuka wera w'Imana asigaye natwe duhabwa uburenganzira bwo gutamba ibitambo byacu. Haleluya. Ariko bene data, shaka kubaza aya magambo, ese mwuka w'Imana aracyafite ubuzima muri wowe? Mwuka w'Imana aracyavuga muri wowe? Mbibutsa yuko mwuka w'Imana avuga, mbibutsa yuko mwuka w'Imana akora. Mwuka w'Imana ni umuntu. Uyu mwuka w'Imana iyo umuteje agahinda arabimenya. Iyo mwuka w'Imana wagiye muze mu buryo budakwiriye arabimenya. Uyu mwuka w'Imana arakubaza ngo ese igicaniro cya mwuka wera kiracyari muri wowe? Twahoze tuvuga ngo muri mwe ngo sizibagirwa umunsi nakizwaga, sizibagirwa nakizwaga ubwo Yesu yinjiraga muri ngewe. Icyo gihe uwo mwuka w'Imana wari ufite uracyawufite? Ndashaka kubaza wowe wari umuhanuzi, umwuka w'Imana w'ubuhanuzi uracyawumva? Connection y'ubuhanuzi uracyayumva? Wewe munyamasengesho, ya connection yo gusenga uracyasenga ukabyumva? Ya connection yivugabutumwa muvugabutumwa nkawe uracyayumva? Wa mushumba we, ya connection y'ubuyobozi uracyayumva? Wa muririmbiwe uracyaririmba ukumva mwuka wera cyane muri wowe? Uracyumva uri umukiro umutambyi nawe ukora umurimo w'Imana mu byo butandukanye? Ndakubaza mu murimo Imana yagushinze, ese mwuka w'Imana aracyafite ubuzima? Mwuka wera aracyavuga? Mwuka wera aracyakora? Mwuka wera aracyagira icyo akora? Rero nakuba Imana yamwe nkumaze ngo umuriro ku gicaniro uracyaka. Mbibutsa yuko hari abantu basigaranye izina ryo ku gicaniro, basigaranye ibicaniro ariko umuriro warazimye. Mbibutse yuko ari abantu basigarana umurimo wo ku gicaniro, basigarana igicaniro, basigarana ibicaniro ariko umuriro wo ku gicaniro warazimye. Mbibutse yuko kugira igicaniro no kugira umuriro ku gicaniro ni ibintu bibiri bitandukanye. Hari abantu basigaranye ibicaniro ariko nta muriro ukirimo. Ndashaka kubivuga amagambo nkabitindaho nkongera nkabisubiramo inshuro nyinshi. Hari abantu basigaranya amazina bari bafite bagitamba, ariko ayo mazina barayasigarana ariko umuriro wo gutamba ukabutakira muri bo. Mu yandi magambo, basigarana izina y'ibyo bakoraga ariko ibyo bakoraga byaragiye. Mu yandi magambo, niba baritwaga izina runaka bitewe n'umurimo bakoraga, batagikora uwo murimo ariko bagasigarana rya zina kuko bakiwukora. Ariko nawe nkubaze ngo mbese umuriro wo ku gicaniro uracyaka mu buzima bwawe? Haleluya. Wowe mukozi w'Imana, wowe wakoreraga Imana, wabanaga n'Imana, wiheranaga n'Imana, mbese umuriro ku gicaniro uracyari muri wowe? Mbibutsa yuko iyo umuriro w'igicaniro ukiri muri wowe hari ibintu byo bikoreka mu buzima bwawe. Ndavuga nka 2 cyangwa 3 asigaye dusoreza aho ngaho. Ikintu cya mbere, uyu umurimo w'umwuka wera, umuriro w'umwuka wera uri muri twebwe, duhora dusenga. Kandi iyo duhora dusenga, uyu mwuka wera adushoboza gusenga uko Imana ishaka. Ntabwo dusenga dukurikije amarangamutima yacu, ntabwo dusenga dukurikije ibyifuzo byacu, ntabwo dusenga dukurikije ubushake bwacu, ntabwo dusenga dukurikije ibyo twifuza. Dusenga dukurikije ibyo kamere y'Imana yifuza ku buzima bwacu. Izina ry'Imana rishimwe. Haleluya. Rero wongera usuzume uburyo usenga. Wa muriro wa mwuka wera uracyari muri wowe?
niba ugisenga uko wasengaga w'izina ry'Imana icyubahiro, ariko niba ibihe byo gusenga muri wowe byaragabanutse, menya neza yuko ushobora kubusigaranye igitambiro cyangwa se igikarabiro cyangwa se igicaniro, ariko umuriro wo ku gicaniro waragiye. Abakabiri, iyo umwuka wera akiri muri wowe, iyo uwo mwuka w'umutamzi uri muri wowe, iyo uwo muriro w'umutamzi cyangwa se umuriro w'umwuka uri muri wowe, ubwiriye byo gusoma ijambo ry'Imana. Mu yandi magambo, tuvugana n'Imana ryari? Tuvugana n'Imana mu masengesho cyangwa tukavugana n'Imana mu ijambo ryayo. Mu yandi magambo, iyo umuntu atagifata umwanya wo kuganira n'Imana mu ijambo ryayo, ni ukuvuga ngo ibihe byo kuganira n'Imana biba byaragiye. Mu yandi magambo, abasigaranye igicaniro ariko umuriro warazimye. Mu yandi magambo, abasigaranye Bibiliya ariko ari Bibiliya y'umuhango, atakigisoma ndetse akurikije ibyanditswe muri icyo gitabo. Wibuke yuko Imana ihamagara Yosuwa, yaramubwiye ngo ibyanditswe muri kino gitabo ujye ubitekerezaho ku manywa na nijoro. Aravuga ngo kandi ntuzarorere kubimenyesha ubwoko bwawe, ntuzarorere kumenyesha abantu bawe, kandi ntibazabiteshukeho yaba iburyo cyangwa ibumoso. Kubera iki? Kuko iri jambo, iyo umuntu akomeza kugira apeti, iyo umuntu akomeza kugira inyota yo gusoma ijambo ry'Imana, ni ukuvuga ngo n'ubundi igicaniro cyangwa umwuka wera kiba kimurimo. Ariko niba utagisoma ijambo ry'Imana, umenye neza yuko ni ikimenyetso simusiga yuko usigaranye igicaniro ariko umuriro warazimye hehe ku gicaniro. Shaka gusoza kuri aba bantu muri iki kintu. Iyo abantu batagikunda guterana kwera, niba utagikunda guterana kwera, biravuga ngo ni igicaniro cyarazimye. Iyo umuntu afite umuriro w'igicaniro muri wowe, umuriro w'umwuka wera, akunda guterana n'abandi. Bibiliya niko yambwiye ngo ntimuzajye mwirengagiza guterana kwera, uko mubonye umunsi yegereje mujya murushaho gushaka uburyo muterana neza. Mu yandi magambo, iyo abantu apeti yo guterana n'abandi igenda ibashiramo, ni ukuvuga ngo baba basigaranye igicaniro ariko umuriro wagize gute? Umuriro warazimye. Wongere wibaze ngo mu cyumweru uterana n'abandi kangahe? Wifuza guterana n'abandi kangahe? Nubwo turi muri covid bitemewe kubana n'abandi, ariko mibutse yuko no guhamagara umuntu kuri telefone, no kuri WhatsApp, no muri buryo bw'ikoranabuhanga nabyo biremewe, cyangwa no mu muryango iwanyu. Wongere wibuke yuko niba utagikunda guterana n'abandi, ni ikimenyetso gikwereka yuko Satani yakwinjiriye ashaka kuzimya igicaniro cyawe, asigarana igicaniro ariko nanone umuriro waragiye. Mwabone mbibutse yuko Satani ntabwo arwanya icyo Imana yaguhaye, ahubwo arwanya ko icyo Imana yaguhaye gishobora gukora umurimo. Ntabwo ashobora kukwambura impano Imana yaguhaye, ariko icyo ishaka ni iki? Ni ukuyigumana ukayitirirwa, ariko iyo mpano itagikora umurimo. Mbibutse yuko Satani ntabwo azakwambura impano Imana yaguhaye, ahubwo arifuza yuko uyigira ku izina ariko ikaba itagikoreshwa. Rero natumweyo ngo mbabwire ngo niba ufite impano itagikoreshwa, niba hari impano wari ufite kikoreshwa ukaba wumva bitakikuryoheye, ukaba wumva udafite apeti yo kuyikoresha, wibuke yuko ushobora kubusigaranye igicaniro ariko umuriro warakuzimanye. Mwene data, shaka gusoreza kuri iki kintu. Ikindi gikomeye cya gatanu, iyo ufite umwuka wera uri muri wowe, nimo kuvuga ijambo rivuga ngo wibuke, mbese umuriro ku gicaniro uracyaka. Iyo rero umuriro w'igicaniro ucyaka mu buzima bw'umuntu, umuntu agira ubuzima bwo gukunda bene data. Bibiliya yarambwiye ngo ntushobora gukunda Imana utarabonesha amaso y'umubiri, mu gihe utarakunda muvandimwe wawe, mu gihe utarakunda umuturanyi, abo mukorana mu mugendane. Rero niba urukundo rwaragukamutsemo, niba urukundo rwarakuvuyemo, muvandimwe, ndagutangariza ngo menye ko usigaranye igicaniro ariko umuriro waragushiranye. Rero soje mbabwira ngo iki? Petero yaranditse aravuga ngo ariko twebweho rero turi abatamzi b'ubwami bw'Imana, turi abatamzi, tukeneye umushumba, nabo turabakeneye mu buryo runaka, ariko tukeneye kagutambira, tukeneye guha umuntu amafaranga yo gusengera, tukeneye kubwira umuntu gukora ibyifuzo. Rero dukeneye kwikorana imitwaro, ariko kwikorana imitwaro tibivuze yuko ugomba kureka kwitambira. Rero ndagusaba kugira ngo uhere muri kano kanya, uhereye umunsi utangire witambire, kandi wisuzume wibaze ngo mbese igicaniro cyawe kiracyaka. Niba igicaniro cyawe kicyaka, uyimana icubahiro, kandi niba cyarazimye wongere usaba Imana kugira ngo yongere kuvomere, yongere guhimbaraga, ibuka wavuye ukagwa, wongere wihane, ukore imirimo ya mbere. Kandi biri kambwira ngo nutihana izaza huri ikure gituko cy'amatabaza. Imana dufashe kandi Imana tugire neza, Imana twamika imbaraga. Rero wowe wumve ushaka gudusengana, reka ngo telefone asigaye tuzasengane, kome tubirana inama, asigaye muri mwe komeza wabuke muri twebwe. Telefone yaye ni 0788 572 24 47 iri no kuri WhatsApp. Imana ibaha umugisha kadusenge. Urakoze Kristo,
urakoze kumbashije kuvuga ubutumwa nk'uko wabumpaye. Ndasaba kugira ngo aba bantu bishaye amagambo ubuzima bwabo bwaragiye kure, ubuzima bwabo mwuka wera atagikora, mwuka wera atakivuga, ubuzima bwo gutamba igitambo butakirimo, basigaye bategereje ko abantu babasengera, bategereje ko abantu babakorera umurimo ariko bitakiri batagifite ibihe byiza. Ndabasabiye kugira ngo mwuka w'Imana basure, mwuka w'Imana bagenderere, mwuka w'Imana bakoreho, mwuka w'Imana bahindure, kandi ibintu bitangaza bya mwuka wera bikomeze biganze ku bantu bawe. Urakoze kuri kumwe natwe kandi witeguye gukora ibintu byo nsabye n'ibyo nibwira, kuko imbaraga zawe zikora muri twebwe, mu izina rya Kristo Yesu. Urakoze Yesu, amen. Murakoze, Imana ibahe umugisha mwinshi.